igicano habera iki? Hameneka amaraso niyo yatwikiraga ibyaha, ariko ubu ngubu areza completely, avanaho ibyaha. Amaraso ya Yesu, reka mbabwire ngo uyu munsi si amaraso, ahubwo ni ijambo mabwire riri kubeza, riri kubatwikurura. Yeriko yawe irasenyuka. Reka nkubwire ngo inkota ya Yoshua irahagaze kugira ngo ikurimbure, irahagaze kugira ngo igusogote. Va muri Yeriko ni habi, Yeriko hari urupfu, mu byaha ni habi, mu mwijima ni habi, hanze ni habi. Garukira Yesu, waraguye, wavuye mu byizerwa, garukira Yesu. Umunsi rero nasenze Imana ivugana nanje, mfite amagambo meza y'ubuhanuzi, nuyakurikira agiye kuvana ku rwego akujyane ku rundi, ndabyizeye mu izina rya Yesu. Ndumva ndi butangire soma ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Yoshua igice cyaho cya 6 umurongo waho wa 17. Yoshua 6 umurongo wa 17 handitse amagambo ngo, kandi umudugudu n'ibiwurimo byose bizashinganirwa Uwiteka, ariko maraya uwo Rahabu abe ari we uzarokokana nabo mu nzu ye bose, kuko yari yarahishe ba batasi twoherezaga. Namwe muzirinde mu buryo bwose ikintu cyose cyashinganywe, kuko nimugikoraho muzazanira urugerero rw'Abisirayeli umuvumo n'amakuba. Ariko ifeza yose n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'icyuma byose byerejwe Uwiteka bizajye mu bubiko bwe. Imana ishimwe cyane. Turakomeza umurongo wa 22. Haravuze ngo, maze Yoshua abwira ba bagabo babiri batataga igihugu ati, nimwinjire mu nzu ya maraya uwo, musohore uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwarahiye. Nuko aba basore bari batase barinjira, basohora Rahabu na se na nyina na bene se n'ibyo yari afite byose n'umuryango wabo wose, babishyira inyuma y'urugerero rw'Abisirayeli. Umudugudu bawutwika n'ibyarimo byose, keretse ifeza n'izahabu n'ibintu n'imiringa n'iby'ibyuma, kugira ngo bazabishyire mu nzu y'ububiko bw'Uwiteka. Nuko Yoshua arokora maraya uwo n'ab'inzu ya se n'ibyo yari afite byose, aba mu Bisirayeli na bugingo n'ubu, kuko yahishe za ntumwa Yoshua yatumaga gutata Yeriko. Icyo gihe Yoshua arabihanangiriza, ararahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka, igihe azubaka urufatiro rwaho azapfushe imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we. Nuko Uwiteka yabanaga na Yoshua, kandi arogera byamamara mu gihugu cyose. Imana ishimwe cyane. Ndaje kukubwira ngo nyuma ko gusenya Yeriko, nyuma yo kugabizwa Yeriko, Imana igiye kukwamamaza, kandi ntabwo ikwamamariza aho utuye no mu bihugu byose ndetse no ku mpera y'isi. Hari Yeriko umazemo igihe, hari Yeriko yagupfukiranye, ariko hari imbaraga ziyisenya. Reka mbere ko nkomeza senga Imana. So umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye ko ukinguye umuryango muri iki gitondo, wogira ngo mbashe kugabura ibyo wampaye data. Mwuka wera w'Imana ndakwinginze uzuvugane nanje, kandi wongeye kubasengeye kugira ngo babohore, kandi wongere uvugane imitima yabo. Amatwi yabo y'umwuka ndayasenye kugira ngo abashe kuzibuka. Urakoze mwami, ndagushimiye cyo ncishe bugufi n'imbaraga z'umwanzi, imbaraga zose z'umwijima, fasha mu bitekerezo biri mu mitima, ku bwami bwawe buganze, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndagushimiye mu izina rya Kristo Denise byose ubikoze, amen. Imana ishimwe cyane. Turi mu gutabarwa kuva mu gusenga, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Dusoma igitabo cy'umugabo witwa Yoshua. Yoshua bivuze ngo ni umukiza. Yoshua uyu nguyu yakuriye mu busi y'ibirenge bya Mose. Mose wakuye mu mazi. Mose amaze kubwira Uwiteka yuko ananiwe, atari ufite igisubizo ku Bisirayeli, Imana irangije iramucyura, iramuruhura,
ihagurutsa Yoshuwa Imana amubwira ngo komera ushikame kuko ari we ngiye gutuma abangaba bazungura igihugu naraye basekuruza niwo uzabagezayo. Ariko imuha amabwiriza iramubwira ngo kandi biri mu gitabo cy'amategeko ntukareke wamisha akanwa kawe ahubwo jya ubitekeza ku manywa na nijoro. Jambo ry'Imana mwene data mushiki wanjye nurigira iryawe ukarihindura ubuzima riraza guhindura abo muturanye ndetse n'abo muvukana ndetse n'igihugu cyose. Jambo ry'Imana ugomba kuryibwira ku manywa na nijoro ukaritekerezaho. Mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo nabikije ijambo ryo mutima wanyu ugira ngo ntagucumuraho. Arongera arandika aravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanje. Undi nawe arandika aravuga ngo amagambo yawe narayariye ageze mu kanwa aransharira ariko akigera mu nda ambera nk'ubuki. Yomeye ijambo ry'Imana ryose ukarimira rihindura ubuzima bwawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kuva mu itangiriro kugera mu gitabo cyo guteka kwa kabiri ni igitabo twise igitabo cy'ubuhanuzi. Yego, cy'ubuhanuzi. Kugera muri ndirimbo nshya ni igitabo cy'ubuhanuzi. Ariko kuva kuri Yoshuwa uzamutse kugera hafi ya Yesayi ni igitabo cy'ubuhanuzi. Rero ubu ni ubuhanuzi nkuzaniye kandi ni ubwizera bugiye guhindura ubuzima bwawe. Ndumva ndi mu mwuka wo kwigisha ijambo kurindi. Ndagusaba kugira ngo dufatanye gusesengura hanyuma uraza kwisanga mu rundi rwego. Njya nkunda abantu bakunda ijambo ry'Imana. Iyo udakunda ijambo ry'Imana ukaricaho ukagenda ntabwo ubuzima bwawe buzahinduka. Rero ngwino wumve ijambo ry'Imana kuko kwizera kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kandi wumve ijambo ry'Imana jya utuza umere nk'abakristo b'i Beroya ngo basubiraga mu byanditswe basesengura bashaka kumenya ko ibyo intumwa zabigishije ari byo. Hanyuma ijambo ry'Imana iyo uryumva ukaritekerezaho mbigereranya nko gufata indya cyangwa se ibyo kurya ukabitamira warangiza ukabitapfuna ukumva akanovera k'ibiryo wariye. Hari abandi rero batamira agahitamira adacakanze atumvise uburyohe bwaryo. Rero ijambo ry'Imana ugomba kuryumva, ugomba kuritekerezaho, ugomba kurifatira umwanya ukarisobanukirwa. Imana ishimwe cyane. Dusoma igitabo cya Yoshuwa ahagurutse arangaje imbere y'Abisiraheli agiye kubambutsa inyanja ya Yorodani abajyanye mu masezerano. Reka nkubwire muntu uri kunyumva, warahagurutse uva muri Egiputa uva mu byaha, ariko niwizera ijambo ngiye kubwira rigiye kuvana ahantu rikujyana ahandi. Rirakuvana ahantu wari uri mu butayu rikujyane mu masezerano. Yeriko igomba gusenyuka, igomba kwara hasi, igaciswa bugufi, nawe ukakira uburenganzira bwawe. Ariko bisanga ufata umwanya ubyumve. Yoshuwa Imana ivugana nawe, imuha amabwiriza, Imana imukoresha ibikomeye. Ndibuka igihe kimwe bigeze bohereza abatasi ngo bagende batate barebe igihugu cy'i Kanani uko kimeze. Ngo baragiye bazana raporo, bamwe bazanye nziza abandi bazana iz'icamugongo. Ariko bahageze ngo basanga umugore witwaga Rahabu yari indaya. Nje kukubwira ngo Imana irakuzi, izi nawe utuye, izi n'amazina yawe, izi n'ibyo warayemo. Imana ishimwe cyane. Rahabu ngo arangije ngo arabakira, arababwira tumva amabwire, umva amateka yanyu yaramenyekanye muri Kanani igihe mwambukaga inyanja. Imana ishimwe cyane. Mugeze muri iki gihugu hari ibintu ngo byabayeho. Mwakubise hasi, mwatigishije imidugudu, mwatsinze umwami wa Gogi muramukubita hasi. None iki gihugu abantu bahiye ubwoba, bacitse amazi. Ntabwo Imana izabura kubaha kino gihugu. Rahabu urumva ariho arahanura. Reka nkubwire ibintu mazemo igihe, ufite impano z'Imana. Icyo usabwa gusa ni uko wemera kugira ngo zivomerwe. Uri umukozi w'Imana. Rahabu arabahanurira. Bibiliya iravuga ngo nuko arangirira arabacumbikira arabahisha. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Ngo amaze kubahisha
ngo umwami ngo amenya ko kwa Rahabu yakiriye abagabo batatu. Ngo amaze kubakira, ijambo ry'Imana yavuga ngo yabahishije mu cyumba cyo hejuru, kuko inzu ye wari mu mudugudu ariko wubatse hejuru. Ngo amaze kubakira, ngo abahisha hejuru mu nzu ye, ngo abatwikirize iki? Imigwegwe. Yego, noneho ngo abasirikare baje kubaza Rahabu. Rahabu ntiyabahakaniye ko batahageze, yarababwiye ati bahageze, ariko mubakurikire mubasange batararenga umudugudu, murabafata rwose bavuye hano nabakiriye. Ibi ngibi Imana ijya ibishima, ijya ibikoresha. Kamabwire ngo ubutasi bwa mbere Imana niyo yabutangije, bwatangije muri Isiraheli. Mujya mwumva imiryango ikomeye mu bijyanye n'ubutasi, ntabwo ari cyo cyanzanye, ariko Imana yo kwizerwa ni Imana igikora. Mwibuke Elisha yajyaga amenya ibibera muri Siriya, yarangiza akabafata miri. Igitero cyamuteye yabafashe miri. Kamubwire ngo Imana igiye guhagurukira ibikuneka, ibigukurikira, ingenza, ibikuronda, Imana ijya ibifata miri ikabiburizamo. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko Rahabu arangira arabasanga, ababwira ati rero nimusohoke mugende. Ngo baragenda basohoka igihugu, batwara amakuru, bagenda babwira abo basanze bari babatumye. Barababwira bati igihugu ni cyiza, ariko Imana irakiduhaye kandi tuzakirya nk'umutsima niba Uwiteka agize gute? Atwishimiye. Natangaye cyane. Uyu Rahabu umwami aramuzi. Aramuzi, azi aho atuye, azi ibyo akora. Ibi bisobanuye iki? Umwami ntiyitaye ku byo Rahabu akora, kereka abaye abangamiye inyungu ze. Ariko Rahabu yasambana, Rahabu yanywa inzoga ze, Rahabu yakora ibyo akora. Reka mbabwire ngo icyaha imbere y'isi ni umucyo, kirakwiriye, ariko imbere y'Imana ni umwijima. Uyu Rahabu umwami aramuzi. Natangaye cyane. Ni gute Rahabu umwami amuzi? Utegeka igihugu, ufite ibintu byose mu biganza bye. Rahabu aramuzi. Reka mbabwire ngo isi turimo yuzuye umwijima, yuzuye gukiranirwa. Icyaha ni icyaha, ikibi ni ikibi. Ariko Rahabu umva ikintu cyamurengeye. Bibiliya iravuga ngo kwizera, yewe muntu ufite kwizera kudafite imirimo, n'abadayimoni bagira kwizera bagahinda umushyitsi. Ngo ariko kwizera kwa Rahabu kuraruta wowe wizera udafite imirimo. Rahabu yatsindishijwe n'imirimo ubwo yakiraga abatasi. Birababaje kuba Imana yemera Rahabu ufite imirimo kuruta wowe uri mu rusengero, uri mu idini ariko udafite imirimo. Birababaje kuvuga izina rya Yesu ku rurimi ariko nta mirimo. Kubera imirimo ya Rahabu byaramukirije, bimukiza na se, bimukiza na nyina n'umuryango w'iwabo. Rahabu arangije yisabira ikintu gikomeye, arababwira ngo nimundahire yuko mutazandimbura ndetse n'inzu y'iwacu. Abatasi baramubwira ngo indahiro yawe Mana ishimwe ntabwo yavuguruzwa, niyo y'ukuri, ntabwo twatatira igihango. Ngo barangije bafata akadodo gatukura, barangije baramubwira ngo nagashyire mu idirisha, akarenza idirisha. Idirisha bacishijemo ni naryo yanyujijemo akadodo. Ndashimira Imana, hari idirisha Yesu yatunyujijemo. Hari idirisha icumu bamuteye mu rubavu ryavuyemo amaraso n'amazi. Iyo bavuze akadodo ni amaraso ya Yesu. Reka nkubwire ngo iyi nzu ivugwa ni agakiza, ni ubugingo. Yesu aravuga ngo ni ikirembo, uwinjiramo azabona uburuhukiro bugize gute? Buhoraho, azaruhuka. Niwinjira muri Yesu uzabona uburuhukiro. Ngwino winjire muri Yesu. Muri Yesu niho uzagira amahoro. Aya maraso niyo bashyize ku nkomanizo z'inzu muri Egiputa. N'umunyegiputa wemeye ayo maraso ngo icyago marayika murimbuzi ntigeze amurimbura. Rahabu kuko yakiriye amaraso yararokotse, arokoka n'umuryango we, arokoka nabe, arokoka n'ibye. Yewe muntu uri kunyumva, akira amaraso ya Yesu, urababarirwa, uratabarwa. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga ibintu biranga
maraya. Iyo mvuze Rahabu ndavuga umwuka, ndavuga ibiri mu bantu. Imana yavuganye naje. Imana ishimwe cyane. Rahabu ni indaya. Rahabu ahagarariye abadayimoni hano ku isi. Reka nkubwire ngo ikinyoma n'ubusambanyi n'ishari n'ubwibone byose ni ibivandimwe. Sekuru wabyo ni Satani. Rahabu ni umunyabinyoma. Satani yamaze kukwibasira, yagufatiye muri iyo nzu, ariko ngiye kugutwikuraho Yeriko. Nimara gusenyuka urarokoka. Hari Yeriko, hari igihome wishiriyeho, hari igihome cy'icyaha. Icyo kigomba kuritagurika mu izina rya Yesu Kristo. Imigani ibice 7:26. Ijambo ry'Imana riravuga ngo 26. Mana ishimwe cyane. Haravuga ngo kuko yagushije benshi, abakomeye, abakomeretsa. Ngo ni ukuri abo yishe ni umutwe w'ingabo munini. Inzu ye ni inzira igana ikuzimu, imanuka ijya mu buturo bw'urupfu. Mana yacu tugire neza. Iyi ni inzira yandi, ni inzira y'amaraya. Ngo yagushije umutwe ugize gute? Ukomeye. Umutwe w'ingabo, ni ingabo nyinshi kandi ukomeye. Yagushije benshi. Inzira ze ni inzira zijya mu rupfu. Inzira ze ni inzira zijya mu mwijima. Nta uyigana ngo azagaruke, ngo azagaruke amahoro. Oya, ahubwo barahagwa, barahatikirira. Afite ururimi ruresha, afite ururimi rwiza cyane rwuzuye ubuki. Nirwo yabeshesheje Samusoni, intwari y'Abisiraheli, aramugusha kugeza igihe amunogoreyemo amaso. Imana yacu dutabara kandi tugire neza. Uru rurimi rurica n'inkota. Ngo nirimbi n'inzira haguye umutwe w'ingabo. Rahabu yishe benshi, yarimbuye benshi. Mwibuke iyo mvuze Yeriko mbavuze Babuloni. Usomye ibice 18, Bibiliya iravuga ngo hari abantu bari hakurya, bari bifashe mu mutwe, bitumura umukungugu mu mutwe, bavuga ngo Babuloni iraguye, umurwa ukomeye. Mwibuke niwe waterekaga abana ibizira ndetse n'igikombe cy'ibisindisha. Umva, yarindiriye abamaraya ndetse n'ubujura. Hari ifeza, hari zahabu. Niwe mu batanga bavuga ngo ni ishano. Babuloni, umudugudu ukomeye wahindishaga isi umushyitsi, none iraguye mu isaha imwe. Marayika wa gatandatu niwe wayishenye, niwe wayirimbuye. Umva, iyi mva nini cyane niyo kwa Rahabu. Yatikije benshi, umutwe w'ingabo. Nta ujyayo ngo agaruke. Oya, ntabwo agaruka, arahagwa. Kubera iki? Arakomeye, afite ubuhenzi bwose, afite uburiganya, afite ibinyoma. Uyu Rahabu yamaze gushyiraho ibintu byinshi bigusha benshi. Umva, Rahabu ikintu cyose yambaye kirakurura. Rahabu ateye neza, ameze neza, arya neza, anywa neza, afite amatara akurura, afite isura ikurura benshi, arattractinga benshi. Urubyiruko, abagabo, ingabo zikomeye, aboroheje, bose arakurura. Reka nkubwire ngo Satani ageranywa n'inzoka, afite uburiganya. Mwibuke mu gitabo cya Salomo, ubwo yandikaga, yakoze ubushakashatsi. Salomo ni umwana wa maraya, yavutse kundi mugore, arabizi, afite inararibonye. Yaravuze uburyo yamukuruje ururimi, ariko umusore w'umupfapfa agenda nk'imfizi cyangwa nk'itungo rigiye kubagwa. Yamuhesheje urukundo rwinshi cyane. Aramubwira ati umugabo wanjye yagiye mu gihugu cya kure. Aramusobanurira cyane cyane, aramuhenda. Aramubwira ngo uburiri bwanjye nabushasheho
mudarasini, nabuteyeho ibihumura, nabushasheho ibidarafu naguze muri Egiputa, zari bedikava zimeze neza cyane zishyuha. Arangije ngo amukuruza ururimi rwe, ngo ariko nta muntu ugengwa agaruke kamabwire ngo niko isi imeze. Isi yuzuye ubuhenzi, yuzuye ibinyoma, yagushije abakomeye n'aboroheje. Rahabu yananije benshi, yishe benshi. Ibyo bintu nta hantu wabikwepera. Wowe urashaka ubutunzi, uranabufite, ariko waguye mu mutego. Iki gihe Yeriko igomba gusenyuka, igomba kuritagurika. Imana ishimwe, nta wundi wayiritura uretse Yoshuwa, uretse uwabisigiwe, uretse uwabihamagariwe. Yoshuwa Imana yamubwiye ngo nazenguruke Yeriko inshuro 7. Buri munsi barazindukaga bakayizenguruka inshuro imwe n'isanduku y'Uwiteka, bagasura mu mahema yabo. Bamaze kuzenguruka inshuro 6, bafashe icyemezo cyo kuzengurukira rimwe inshuro 7. Ngo bakihagera Yeriko ngo igiye kuriduka, Yoshuwa atanga itegeko, aravuga ngo murokore maraya, murokore nibye, murokore ifeza, murokore izahabu, yego murokore ibyuma by'agaciro. Nimurangize mubishyire mu midugudu aho hazaba ariho byerezwa, bizabe mu bubiko bw'Uwiteka, bizakorera Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ndasoma ijambo riri muri Yesaya 23. Mwumva icyo umwuka w'Imana abwira itorero. Yesaya 23. Mana ishimwe cyane. Umuntu ukunda ijambo ry'Imana, ubuzima bwe bugiye guhinduka. Imana iri kuvugana nawe ibintu bikomeye. Mana ishimwe cyane. 23:17 haravuze ngo, reka 16, wa maraya waharurutswe we, endi nanga ugenagende mu mudugudu, ucurange neza, uririmba indirimbo nyinshi kugira ngo wibukwe. Nuko iyo myaka 70 nishira, Uwiteka azagenderera Itiro, hazasubira ku bucuruzi bwaho, hasambane n'ibihugu by'abami bo mu isi bose. Ubutunzi n'ubucuruzi bwaho buzerezwa Uwiteka, ntibizabikwa kandi ntibizashyirwa ukwabyo, kuko ubutunzi bwaho buzahabwa abahora imbere y'Uwiteka, kugira ngo barye bahage, babone imyambaro ikomeye. Mwumve rya jambo Yoshuwa yavuze ngo ifeza n'izahabu bishyirwe mu mudugudu wa, byerezwa Uwiteka kuko byarahumanye. Yesaya nawe arabihanuye, aravuga ngo ubutunzi bw'Itiro buzahabwa abahora imbere y'Uwiteka, bazarya bahage. Reka nkubwire muvuga butumwa uri kunyumva, muhanuzi uri kunyumva, mukozi w'Imana uri kunyumva, uri mu musozi, uri mu buvumo, uri mu cyumba, uri aho ari hose, igihe cyageze, igihe cy'ubyutse cyageze, igihe cyo gukora k'Uwiteka cyageze. Iby'Imana yavuze byasohoye. Imyaka 70 tuyirimo, twayigezemo. Igihe u Rwanda rwegurirwaga Kristo muri 40 na kangahe, iyo tumaze gukuramo 2019 n'imyaka 70, yego 70. Imana ishimwe cyane. Haleluya. 2019 kuvana 46, 70 itigaragara n'imyaka 70. Iyi Tiro iravugwa hano mu byakoze n'intumwa. Bibiliya iravuga ngo Itiro, Imana ishimwe cyane, bagirana ibibazo na Herode, biba ngombwa yuko bahongera Burasto. Burasto yari umubitsi w'ifeza, baramugurira, ariko ngo baje Herode arabaganirira. Iyi Tiro ni Sidoni, niyo Lebanoni y'iki gihe cya none. Yego Herode amaze kubaganirira, Tiro na Sidoni wari umudugudu ukomeye w'ubucuruzi, ngo amaze kubaganirira, Bibiliya iravuga ngo nuko barangije bavuga ngo n'Imana ivuze, marayika mukubita hasi aramukumbanya ngo agwinyo. Umwanditsi w'amateka yitwa Yoseferi yaranditse aravuga ngo, Imana ishimwe cyane, umwambaro Herode yambaye
yari umwambaro ubengerana kandi wari umwambaro wa zahabu, wari umwambaro w'icubaro w'ubugabe. niwo yari yambaye igihe yavugaga aganira abantu b'Itiro. Imana ishimwe cyane. Arongera arandika, uyu mwanditsi w'amateka Yoseferi arandika aravuga ngo uku kugwinyo kwa Herode we yanditse avuga ngo yahise afatwa n'umubabaro w'indwara ikomeye apfa ku munsi wa gatanu. Ngo ibyo byashushanyaga igihano yahanwe n'Uwiteka kubera ko yatoteje itorero. Iki gihano cyari kivuye ku Uwiteka. We yaranditse aravuga ngo yafashwe n'umubabaro apfa nyuma y'iminsi 5. Yego, bishushanya igihano yahanwe n'Uwiteka kuko yatoteje itorero. Nababwiye ngo Rahabu, Herode bihagarariye iki? Bihagarariye ibinyoma, bihagarariye ubusambanyi, bihagarariye ishari, bihagarariye uburiganya. Byose bikoreshwa na Satani. Ibyo ngibyo Uwiteka yarabyegeranije. Herode arangije akubitwa hasi. Sidoni na Tiro ubutunzi bwaho ngo buzahabwa abahora imbere y'Uwiteka. Birababaje kubona abanyabyaha baruhukira mu mahoro, barya ibyo bashatse, ntabwo bakodesha nkatwe, bafite umutungo, umva baragashize, bafite ifeza n'izahabu, banki zose bazibitsemo. Ariko umva ngo utangarize mwene data, Imana iravuze ngo buri gitwikirizo cyose cya Rahabu kigiye gusenyagurika, kigiye kwitagurika. Iyo wamaze kwihana, iyo wamaze kwemera gukiranirwa kwawe, Imana irakubabarira, Imana irakweza, Imana iragutunganya, Imana ikugirira neza. Umva ijambo rikomeye ngo bizahabwa abahora imbere y'Uwiteka kugira ngo barye bahage, babone n'imyambaro y'igiciro. Kankubwire mwene data mushiki wanjye, biri mu isezerano ry'Imana kurya tugahaga. Ijambo ry'Imana yavuga ngo umukiranutsi ararya agahaga. Imana ishimwe cyane. Paul yabwiye Timote, arabwira ngo ubwo dufite imyambaro, dufite n'ibyo kurya biduhagije, tunyurwe nabyo. Ntabwo umugambi w'Imana ari uko wicwa n'inzara, ari uko uraza abana inzara busa. Ijambo riravuze ngo bizahabwa abahora imbere y'Uwiteka. Ntiwitera amajeke ngo wiyumve ko ari ibyawe, bisabwa ko uri imbere y'Uwiteka. Iyo turi imbere y'Uwiteka, isi iraduseka. Ntabwo Yeriko imenya ibyo dukora. Imana ishimwe. Bazengurutse inshuro ya mbere bagira ngo n'ubusazi bw'abarokore, bazenguruka inshuro ya kabiri, umunsi wa kabiri, bagira ngo ni ibisanzwe. Barabona tubwiriza, barabona dusenga, bakagira ngo ni ibisanzwe. Ariko hari Yeriko igiye kurituka. Ntabwo nzi Yeriko yawe. N'indwara bakubwiye ko itakira, n'ubukene bwakubaye akaramata, ngo buzahabwa abahora imbere y'Uwiteka. Ubutunzi bw'Itiro, reka mbabwire, ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Guhora imbere y'Uwiteka birakweza, biragutunganya. Twatangiye tuzi imbere y'Uwiteka hari uko tumeze, ariko agenda ahindura ibitekerezo byacu, agenda ahindura amagambo yacu, agenda ahindura imitima yacu. Niba wegeranye n'umuntu, mumbarize ngo uhora hehe? Uhora mu birori, uhora muri betingi, uhora mu isoko, uhora mu bantu, uhora hehe? Ngo bizahabwa abahora imbere y'Uwiteka. Ikiganiro kiba gutarwa kuva mu gusenga. Duhora imbere y'Uwiteka dukora iki? Dusenga. Ijambo riravuga ngo nkunda bankunda, ariko abashakana umwete bazambona. Imana ishimwe cyane. Nta waje imbere y'Imana ngo asure nk'uko yaje. Yaratubwiye ngo dusabe isi, dusaba amahanga izayaduha, abo umwandu wacu tuzayaragiza inkoni y'icyuma. Abahora imbere y'Uwiteka, je nzahora imbere y'Uwiteka. Dawidi yaravuze ngo nzahora mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yo kubaho. Nuhora imbere y'Uwiteka, ibyiza byose irabiguha, ibyiza byose irabikugabiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubutunzi bw'Itiro ni Sidoni buzahabwa abahora imbere y'Uwiteka. Ibyo mureba, ibyo bakorera, ibyo baruhira, umva icyo umubwiriza avuga ngo kuko unezeza Imana imuha ubwenge n'umunezero. Yego,
ngo ari ku munyabyaha ikamuha umuruho ngo asarura runde abona ibyo kunezeza Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo ni byiza kuwegera Imana yizera ko iriho kandi ikagorora abayishaka. Niwegera Imana waba uri muri toyi, waba uri mu cyumba cyawe, waba uri ku musozi, izere ko iriho kandi witeguye kukugororera, kandi nikugorora irakugororera. Umwami we yagororeye biramenyekana ko yamugororeye. Niba Imana nyir'ijuru yakugororeye bigiye kumenyekana, ariko birasaba ngo uhore imbere yayo, uyegere, uyishakane umwete, uzayibona. Shaka Imana. Reka nkubwire, nutegera Imana ntabwo Yeriko yawe izasenyuka. Kwirirwa uyiririmba ubwira umwisi n'umugenzi, ntabwo izasenyuka. Buri uko uyireba niko ikomeza kurumbarara. Ntabwo nzi Yeriko yawe. Ubushakashatsi bugaragaza ko Yeriko yari yubatse ku buryo hejuru ku rukuta hashobora gucaho imodoka 6. Niko Yeriko yanganaga, ariko mu kanya gato Imana yarayirituye kubwo kumvira. Umvira Imana, izera Imana, wizere n'abahanuzi. Yoshafati yavuze ngo mwizere Imana mubone gukomera, kandi mwizere n'abahanuzi mubone kugubwa neza. Iyo wizera Imana, wizera abakozi b'Imana. Ndona kubwira ijambo, iri jambo rihinduye benshi, rikije benshi. Yeriko yawe irarituka. Imana ishimwe cyane. Yoshua aravuga ngo ifeza n'izahabu, Imana ishimwe, ibintu by'agaciro muzabishyire ku ruhande, bizerezwe Uwiteka, kandi ngo uzabikoraho azagirwaho umuvumo. Reka nkubwire, umuvumo wavumwe n'Imana ntabwo nawe ukuvumura. Wariye icyacumi, wariye amaturo, wakesheje inzu y'Imana, uwo ni umuvumo w'Imana. Iyo ufashe icyacumi ukagitanga mu nzu y'Imana, bakoze Imana bakagisengera, ibyawe biba bigize gute? Byejejwe, biba bitunganijwe, biba biboneye. Yego, biba bitunganye, Imana ikakunezerwa. Ariko utabikora, iyo udakora iyo mirimo myiza, birahumanye. Yavuze ngo bizahabwa abahora imbere y'Uwiteka, bizerezwa imbere y'Uwiteka. Imana ishimwe, haleluya. Nta uyobewe yuko ubwiriza ubutumwa atumwa n'ubutumwa, abakora ibyo ku gicaniro batumwa n'ibyo ku gicaniro. Ku gicaniro habera iki? Hameneka amaraso. Amaraso niyo yatwikiraga ibyaha, ariko ubu ngubu areza completely, avanaho ibyaha. Amaraso ya Yesu. Reka mbabwire ngo uyu munsi si amaraso, ahubwo ni ijambo. Ijambo mabwire riri kubeza, riri kubatwikurura. Yeriko yawe irasenyuka. Reka nkubwire ngo Rahabu we, wafatiwe he? Watwawe hehe? Waraguye, waguye mu byaha. Mwuka wa Rahabu waragufashe, mwuka w'Isi wagukubise hasi. Garukira Imana, irakugira neza. Nkubwire ngo inkota Yoshua irahagaze kugira ngo ikurimbure, irahagaze kugira ngo igusogote. Va muri Yeriko. Yeriko ni habi, Yeriko hari urupfu. Mu byaha ni habi, mu mwijima ni habi, hanze ni habi. Garukira Yesu. Waraguye, wavuye mu byizerwa, garukira Yesu. Yesu aragushaka. Ngwino kwa Yesu, ngwino. Ijambo rirahari kugira ngo rikweze rigutunganye, wongere unezerwe. Ibyo watunga byose uri kwa Rahabu, uri mu isi, nibikwica, nibikurimbura. Ariko garukiraho. Va mu businzi, va mu busambanyi, va mu bujura, va mu binyoma. Abandi murabeshyira kuri za telefone, abandi muratendeka. Uno munsi uri mu kaga, wakuruwe, watewe n'ibinyoma bya Rahabu. Isi yaragukuruye, yarakubeshe. N'umunsi waguye mu mutego, waguye muri iyo mva, ariko uracyari muzima. Ngwino yewe usinziriye we, kanguka, uve mu mutego wa Satani, uze kwa Yesu. Arakugira neza, arakubohora, araguha amahoro. Ibyiza byose biraguteganirijwe. Feza n'izahabu birahari. Niyo yivugiye ngo ifeza n'izahabu ni ibyanjye. Hasigaye igihe gito nkatigisisi, nkagenganyeza n'ibyifuzwa byose. Ngwino kwa Yesu, ngwino mwene data, ngwino mushiki wanjye. Garukira Imana. Warasengaga, wagira ibihe byiza, none waguye mu mutego. Ngwino wongere ukorera Imana, ngwino wongere wumve kugira neza kw'Imana. Imbabazi zayo zirahari, igutegeye amaboko.